Bakunzi bacu bakunzi ba God's Kingdom TV twongeye kugaruka muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku byanditswe Bibiliya, Korowani, Suna, Tafsiri n'ibindi tureba bimwe bivugwa n'abigisha batandukanye by'umwihariko twibanda cyane ku bigisha ba Isilamu ukora ivugabutumwa ku batabizi ku bakristo ivugabutumwa ryabo ndumva ariryo bita dawa. Rero uyu munsi nifuje ko n'ubundi tuganira dukoresheje amagambo dukora komanteri ku magambo ya Sheikh Sindayigaya, aho avuga ko Yesu yoherejwe ku ba Isirayeli gusa. Hanyuma tuze kugenzura turebe, hanyuma akavuga ko nanone Muhamadi ari we ntumwa ngo yoherejwe ku bantu bose ku isi. Reka tumwumve. Hari ikintu nshaka kugarukaho ku by'abavandimwe bavuze ndetse n'umurongo wo muri Korani badusomeye ku birebana n'ubutumwa bwa Yesu. Imana imuha amahoro n'imigisha. Ubutumwa bwa Yesu nk'uko yabivuze ni intama z'Abayisiraheli zazimiye, na Korani nayo iravuga ngo wa rasulan ila bani Israel. Imana ikavuga muri Korani ngo Yesu yabwiye ngo kandi jyewe ndi intumwa ku Bayisiraheli. Urumva Korani ihuje n'uriya murongo ugaragaza yuko, rero nagira ngo nibutse abavandimwe bari hano wenda batari Abayisilamu yuko intumwa zose zabanje mbere y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zagiye zoherezwa mu bice bitandukanye, buri ntumwa ikaba ifite aho igenewe, ndetse abatabaga bari muri abo ngabo ntabwo yabaga arebwa n'ubutumwa bw'iyo ntumwa. Na Yesu nawe rero ubutumwa bwe ni ubw'Abayisiraheli gusa, ndetse n'abariho muri icyo gihe batari Abayisiraheli ntabwo ubutumwa bwa Yesu bwabarebaga. Natwe turabwemera yuko yari intumwa y'Imana, ariko yari afite abo yoherejweho. Ubwo rero intumwa y'abari hano n'abadahari ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe rero dukurikira intumwa Muhammad, niyo ntumwa yacu. Ziriya ntumwa zindi zari zifite abandi zari zigenewe, nk'uko n'uriya muntu yaje Yesu aramubwira ati ubutumwa sinakwenda ibyo kurya by'abana ngo mbihe imbwa. Ntabwo yatukanaga, ahubwo yashaka kugereranya ngo sinabaha ibitabagenewe. Icyo yashakaga kuvuga ntabwo yatukanye, ahubwo nigereranya yari afite mu buryo bw'imyigishirize. Murabona ko uriya mubyeyi waje kumusaba kumuvurira umwana w'amadayimoni nta kintu yigeze amusubiza. Bivuga ngo ubutumwa bwe ntabwo bwari bugenewe uriya. Numva ari icyo ngicyo. Wenda reka tugaruke rero mu isomo ryacu ry'ibiyobyabwenge. Icyambere, bakunzi bacu, ndagira ngo mvuge kuri icyo ngicyo. Aha Sindayiga yatubwiye ko Muhamadi ari we ntumwa yoherejwe ku bantu bose. Yesu ko atoherejwe ku bantu bose. Ibinyoma rero by'aba bagabo inshuro nyinshi iyo ubyumva utekereza ko ari ukuri. Utekereza ko ari ukuri. Reka mbahe urugero. Tugiye muri Korowani, dusanga ko reka dushake yenda amagambo avuga kuri impamvu Allah yahishuye igitabo cya Korowani mu Cyarabu. tuze kureba okay, urihangana nshakishe ayo magambo. Okay, niyo twakoresha uyu.
murabona tugiye muri sura ya 41 aya ya 44 haravuga ngo, and if we had sent this as a Quran in a foreign language other than Arabic, they would have said, why are not its verses explained in detail in our language? What a book, not in Arabic, and the messenger an Arab. Say it is for those who believe, a guide and a hearing, and as for those who disbelieve, there is a heaviness defect. Reka ngende nje muri korowani y'ikinyarwanda, kugira ngo ntakoresha umwanya munini utari ngombwa. Ni sura ya 41 aya ya 44, 41 aya ya 44. Ndagira ngo tuze kureba ku buryo aba bagabo batubeshya cyane. Ntanumva ubundi Muhammad ni igiki yakoze gituma aba umuhanuzi w'isi yose, Yesu ntabe umuhanuzi w'isi yose. Sinzi niba hari uwabasha kudusobanurira. Mwihangane gatoya ndabona ndengejeho. Okay. Reka ngire gutya ndumva hano. Okay, nkoreho zoom gutya ndumva birimo sawa. Murabona ko hano haranditse ngo, kandi iyo korowani tuza kuyihishura mu rurimi rutari icyarabu, ababangikanyamana bari kuvuga bati kuki imirongo. Murebe ko hano aya magambo ababangikanyamana ntabwo mu cyarabu arimo, aya mubona mu dukubo. Aravuga ngo bari kuvuga bati kuki imirongo yayo idasobanutse mu rurimi rwacu twumva. Ara ati, ese yaba itari mu cyarabu igahishurirwa umwarabu? Murabona ko hano yaba itari mu cyarabu igahishurirwa umwarabu. Vuga yewe Muhammad uti, iyi Kur'ane ni umuyoboro ikaba n'umuti ku bemeramana, naho babandi batayemera amatwi yabo yarazibye ndetse n'imitima yabo yuzuye umwijima, ntibashaka kuyisobanukirwa. Abo bameze nk'abahamagarirwa ahantu kure. Aha murabona ko Korowani ivuze, Muhammad yarimo asubiza ku mpungenge abantu bashobora kugira bavuga ku kuba Korowani yazanwe mu rundi rurimi rutari icyarabu. Ni hamwe mu hariya tugiye kureba noneho. Ndaje nshaka imirongo myinshi yo muri Korowani tuza kurebaho. Muri Korowani yindi tuza kurebaho, mwihangane nshakishe andi magambo ari muri Korowani avuga ku mpamvu Korowani yaje nyine muri Arabic. Ntacyo, reka nshaka iri jambo ndebe ko nza kuribonamo muri Korowani. Okay, hano murabona ko baratubwira muri sura ya 12 aya ya 2 iravuga ngo, mu kuri twohereje igitabo nyine Korowani ngo as an Arabic Quran in order that you may understand. Ko Korowani yaje mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo abantu babashe kuyumva. Reka turebe hano sura ya 12 aya ya 2. Sura ya 12 aya ya 2. Sorry, mwihangane ngibi. Okay, haravuga ngo, mu by'ukuri twahishuye Korowani mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo musobanukirwe. Noneho tujye kureba nanone muri sura tujye kureba hano muri sura ya 13 aya ya 37.
sura ya 13 aya ya 37, murabona ko nanone bavuga ngo bohereje, and thus you have sent, have we sent it down to be a judgment of authority in Arabic. Were you to follow their vain desires, he has come not to have any worry or protector. Hano murabona nanone ni uyu murongo utwereka ko nuza ngo yaje muri judgment authority in Arabic. Ntacyo, reka tujye mu kinyarwanda kugira ngo ntaza kubisobanura uko bitari cyane. Ndibwira ko hano nitureba muri sura ya 13 aya ya 37, sura ya 13, sura ya 13 aya ya 37. Aha murabona ngo baratubwira, nkore zoom, okay. Baratubwira ngo nk'uko twahishuriye ibitabo intumwa zakubanjirije biri mu ndimi zazo. Murabibona, ibitabo bahishuriye intumwa za mbere nuko byari mu ndimi zazo, ni nako twayiguhishuriye Korani ari amategeko yo kuyoboresha iri mu rurimi rw'icyarabu. Nayo kuyoboresha iri mu rurimi rw'icyarabu. Kubera iki ruri mu cyarabu? Ni ukubera yuko nayo yarebaga abarabu, ntabwo yarebaga abandi, kugira ngo uyiyoboreshe. Muhamadi niwe agomba kuyikoresha ayobora. Kandi nuramuka ukurikiye amarangamutima yabo, ababangikanyamana, nyuma y'uko ugezweho n'ubumenyi, nta nshuti cyangwa umutabazi uzageraho kukurinda. Tuze kureba noneho n'indi hanyuma sura ya 16 aya 103, murabibona nanone baravuga ko yaje mu rurimi rw'icyarabu. Hanyuma nanone hano yoherezwa mu rurimi rw'icyarabu, nicyo bivuga ngo ikaba inasobanuye mu buryo burambuye, nyamara uyu munsi n'abarabu ntibayumva, ntibayisobanukiwe, bagomba kuyisobanukirwa. Hano ni mu cyarabu ngo gisobanutse, an Arabic Quran without any crookedness therein, ko hano ko nta binyoma biyibamo. Aha niho bavuga muri Korani nyine ko ariko bimeze. Iyi Korani ngo yasobanura nanone mu buryo burambuye mu cyarabu, ku buryo ngo abantu babasha kugira gute kuyumva. Iyi ni aya twasomye. Hanyuma iya 10, aya muri sura ya 42 aya ya 7, tuze kureba hano ikivuga. Murabibona hariya singiye kubitindaho, ni naho nashakaga cyane. Sura ya 42 aya ya 7, turebe ikiza kuvuga impamvu Korani ngo yamanutse. Kandi nibutsa yuko ubu nibwo buhanuzi bwande, bavuga nicyo gitabo ngo Muhammad yahawe kugira ngo agire gute ayoboreshe. Sorry, dusubize inyuma ho gatoya. Murabona hano baravuga ngo uko twahishuriye intumwa zakubanjirije yewe Muhammad, ni nako twaguhishuriye Kurani iri mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo uburire abatuye. Murabona hano twaguhishuriye, ni nako twaguhishuriye Kurani iri mu rurimi rw'icyarabu kugira ngo uburire abatuye Kura cyangwa se Maka n'abari mu nkengero zayo, kandi unaburire abantu ibihano umunsi w'ikoraniro udashidikanywaho. Murabona ko hano nanone Muhammad nawe yoherejwe kuburira abantu batuye mu mujyi wa Maka n'abari mu nkengero z'uwo mujyi. Ntabwo yoherejwe kugira gute kuburira abantu bose. Ni ikinyoma. nawe ubwo tugendeye kuri uyu murongo turita dusanga ko Muhammad atoherejwe ku bantu bose. Ni nayo mpamvu Korani yoherejwe mu rurimi rw'icyarabu, kandi yoherezwamo kugira ngo abantu babashe kuyumva. Murabona ko tugiye kureba hano muri iyi sura ya 46 ya 12 iravuga ngo, and before this was the scripture of Musa as a guide and as a mercy, and this is a confirming book, the Quran, in the Arabic language, to warn those who do wrong and as glad tidings to muhsinun.
aha murabona ko korani hano bavuga ko naho yoherera ntuza nk'uko hohererwa ibitabo mbere yayo, ni nako iyi korani yaje ije mu rurimi rw'icyarabu. Reka niba shehe musa ibyo avuga ari ukuri, tuze kureba. Ah, tuze kureba yenda dufashe, hari aho muhamadi yabwiye abayahudi n'abakristo, ababwira ko bakwiriye gukora judgment cyangwa se guca imanza bashingiye ku byo bafite. Ntabwo bagomba ni nayo mpamvu ibitabo bya mbere korani ivuga yuko muhamadi yaje ngo abikomfaminga. Niyo twarebamo hano twabibona ko yesu yahawe biriya bitabo, kandi ibitabo byabo biracyari valable. ni nayo mpamvu uyu munsi umuyisilamu yavuga ko yizera ko yesu yari intumwa. Kumwizera ni ukwemera ko ibyo yavugaga byari ukuri, kandi byavugwaga ntabwo imana yabivuze ibwira abantu gusa. Ni nk'aho umuntu yari agiye kuvuga ko imana muri icyo gihe yagiye irobanura, ikaba ifite ubwoko runaka yitaho. ariko reka tugende turebe muri korowani icyo batubwira ku bijyanye n'uko abayahudi n'abakristo babwirwaga, babwirwaga kujajinga cyangwa se gufata, navuga ngo iki mu kinyarwanda. Okay, reka mfate yenda iyi sura ya gatanu aya ya 47. Hano baravuga ngo let the people of the injil, aba ni abakristu, judge by what Allah has revealed therein. Bagire gute? Bakore, bace urubanza cyangwa se niba hari ibyo bagiye gusobanura bashingire ku byo kubikubiye muri injiri nyine. Ni sura ya gatanu aya, twabonye ko ari aya ya kangahe, ya 47. byumvikana ko hano icyo muhamadi yavugaga ni uko ubu butumwa bwarebaga abakristo bari bafite inshingano zo gukoresha igitabo cyabo. Ntabwo bagombaga kugira gute, bagombaga gukoresha korowani. Kuvuga ko yatumwe ku bantu bose ntabwo ari byo, kuko abakristo bafite ibyabo. By the way, hari naho yavuze ngo ni mugumane religion yanyu, nanjye ndagumana iyanjye. Hano murabona kuri sura ya gatanu aya ya 47 aravuga ngo ngaho abahawe ivanjiri nibategekeshe ibyo Allah yayibahishuriyemo. Murumva ko injiri cyangwa se bible abakristu bahawe inshingano yo gutegekesha ibyo ngo Allah yahishuye muri injili, mu ivanjiri. So ibi nibyo aba bantu bashingiragaho, bakagira gute, bakagaragaza ko muhamadi ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ari mu gihe cye bagiye bagira impaka nawe ku bwinshi cyane, bagaragaza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, bakamwita ko ari iki, ko ari ugutwi kumva ibyo kubwiwe kugahita kujyana, hanyuma agakoporora agashyira muri korowani. Aha murabibona ko, nongere mbisubiremo hano, korowani iravuga ngo ngaha bahawe ivanjiri nibategekesha ibyo Allah yayibahishuriyemo. So byumvikana ko byari bikigize gute, aha ntabwo muhamadi yari afite authority kuri aba ngaba. Bafite igitabo cyabo bagomba kugira gute, kugenderaho. Kandi ngo abatazakiranura abantu bifashishije ibyo Allah yahishuye, abo nibo bangize. So urabona ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibitabo by'ubutumwa bwiza byari bikiri valable, byari bigifite umumaro wabyo. Reka tuze kureba indi murabona ko sura ya gatanu aya ya 48, murabona ko hano muri korowani bakomeza bavuga hano hasi ngo twanaguhishuriye yewe muhamadi igitabo korowani mu kuri gishimangira ibitabo byakibanjirije kandi kibihatse. Kibihatse ibyo reka nta kibazo, reka tubyemere. Ubwo niba kibihatse nabyo tuza kubira, ariko niba kivuze ko kibishimangira, ubwo tugomba kureka ko kitagira gute, kitabivuguruza. Bityo jya ubakiranura ukoresheje ibyo Allah yahishuye, kandi ntuzakurikire amarangamutima yabo
ngo aguteshe ukuri kwakugezeho. buri buri muryango muri mwe twawuhaye amategeko n'inzira igaragara ukurikira. iyo ara aza kubishaka yari kubagira umuryango umwe, ariko si uko yabigenje kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. bityo nimurushanwe mu gukora ibyiza, mwese muzagaruka kwa ara maze abamenyeshe ibyo mutavugaho rumwe. Reka nkubaze wowe uteze amatwi iki kiganiro, ubonye ko hano ngo buri muryango cyangwa se buri nation, buri gihugu cyahawe amategeko n'inzira igaragara bagomba gukurikira. niba uri umunyarwanda, mu Rwanda ni iyihe nzira Allah yahaye abanyarwanda mbere ya Muhammad? Tanzania ni iyihe nzira Muhammad yabahaye? Ntabwo ari ibihugu. Nidushaka dufate Afurika, ni uwuhe muhanuzi tuzi wo muri Afurika uvugwaho wo muri Afurika Allah yohereje, niba ariko ubyemera? ibyo buri wese yagira gute, yakwitekerezaho akaza kureba niba ibyo Muhammad yavuze hano ari ukuri. Ikindi cya kabiri, tuze kureba ngo ese wowe urimo ukurikiye iki kiganiro, urabona ibyo Shehe Sindayigaya Musa yavuze ari ukuri? Abakristu babwiye kugira gute guca imanza bashingiye ku byo bafite, ari cyo gitabo ngo cy'ivanjiri. uretse ko tubizi neza ko abakristu ntabwo bakurikira ivanjiri gusa, ahubwo n'isezerano rya kera bararikurikira. ngira ngo hano sinzi ko nza kubonamo indi mirongo ibivuga. Judge with what you have, or katurore, he will judge between them. Okay, therefore judge between you, therefore judge you between me and them and save everyone. Okay, tuze kureba ni hehe. Okay, murabona ko hano baravuga ibyo kwa Dawidi ngo uko yagombaga guca urubanza. Okay, hano ndabona ntabibonamo vuba vuba. Judge between rolling what okay, hari ijambo mu cyarabu rivuga ngo musadikane rimabayina, rivuga ngo nimuce imanza mushingiye ku byo mugize gute mufite mu ntoki. sinzi kuba Islam iryo niba hari umuntu urimo waba aryibuka, ariko ndibwira yuko okay, mankind we one community and Allah sent prophets with glad tidings and sent the scripture and truth to judge between the people in matters wherein they differed, and only those to whom the scripture was given differed concerning it after the proofs had come unto them. Ahangaha icyo avuga ni uko ubundi ntabwo ngo aba bantu ba mbere bari bahawe ibitabo bajyaga banyuranya, ahubwo banyuranije ari uko Korani ngwije. Okay, sura ya 4 aya 58. turore 65. sura ya kangahe baratubwira iki? Okay, aha ndabona hano batagira gute batabitubwira. Okay, iyi sura ya okay ngaha 45, sura ya 5, and we ordained therein for them life for life. ahangaha bavugaga kuki? Kuri Tora, ko ubuzima ngo buhorerwe ubundi, ijisho rihorerwe irindi, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal. But if anyone remits
the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zainum protest. Ibi murabona ko hano korani ivuga yuko niba ari abayahudi bagomba guca imanza bashingiye ku byo bafite muri tora, so bivuze yuko ibyo muhamadi we yazanye ntacyo bibarebaho. Hanyuma tukaza kwibaza ngo muhamadi birangira abaye abaye uca imanza ku bantu bose ati, bigenda bite kugira ngo birangire muhamadi yiswe ko ari we muhanuzi w'abantu bose? Reka tugende turebe muri sura ya gatandatu aya ya 92. Sura ya gatandatu aya ya 92, tuze kureba naho icyo hatubwira. Ni sura ya gatandatu aya ya 92, nibyo. Ngiye gukora zoom naho kugira ngo mwirebere. Sura ya gatandatu aya ya 92 avuga ngo ni Kurani ni igitabo twahishuye cyuje imigisha gishimangira ibyakibanjirije. Murabibona ko bigarukwaho kugira ngo ukifashishe uburira abatuye Kura, Maka n'abayikikije. Abemera imperuka baracyemera kandi bakita ku masengesho yabo. Murabona ko hano nanone ahandi twabibonye hari muri sura ya 40 na kangahe ya 42 aya ya 7, naho bagarutse bavuga yuko muhamadi yahawe Kurani kugira ngo ayifashishe aburira abatuye umujyi wa Maka n'abawukikije. So ugasanga rero ko hano Sheikh Sindayigaya ibyo avuga ni kinyoma, ntabwo ari ko kuri kuvuga ko muhamadi yatumwe ku bantu bose, ntabwo ari byo. Katurore, hari ntuzivuga yuko ngo Allah atigeze yohereza ngo abahanuzi ngo keretse bavuga ururimi rwabo. Reka ndibwira yuko dushobora gushaka muri Korani, kureba muri Korani sura ya kangahera, muri hangana ndimo ndashakisha. Katurore tubona their people. Reka turebe ko ariho ninandikamo amagambo. Katurore, okay, reka turebe yenda, reka nkore search hano. Bihangane mfashe umwanya munini ariko ngiye kuba nkoresheje bikeya. Warn their people, hanyuma tuze kureba icyo biduha. Reka turebe. 117:59 haravuga ngo and nothing stops us from sending okay, and send she camera and sent to warn and to make them afraid. So we made this Quran in your tongue. Okay, murabona ko hano aha Korani iravuga yuko bohereje Korani mu rurimi rwabo kugira ngo only that you may give great tidings to the mutakun, pious, righteous, and one with it the ruder most quarrelsome people. Aha naho murabona bo yagomba kugira gute, ni abantu bagira amahane nyine, nibo ngo yagombaga kubwira. Ndibwira yuko izi aya ziratwereka ko muhamadi nawe ntiyatumwe ku bantu bose, ariko
aramutse yaratumwe ku bantu bundi bose, kubera iki korowani igomba kuba mu cyarabu? Kubera iki kuyishyira mu ndimi z'amahanga ngo umuntu bihita birangira umuntu akaba atayumva? Um, Katurore hano, I have warned when he warned his people. Verily we sent no people. Okay, not that the people of the scripture. Okay, aha naho ndabona ntabibonyemo. Katurore, never did we send. Katurore hano ni muri sura ya kangahe? Ahandi dushobora kubona amagambo avuga. Okay, reka turore. Okay. Soon messenger as you sent before you, and you will not find any alteration, and we did not send any messenger before you, but we inspired him. Okay, and we never sent before you. Sura ya 25 ya 20. Okay, hano ndabona ibyo nashakaga naho bitagaragaramo. Messenger to bring a sign except by the leave of Allah. It is not given to any human being that Allah should speak to him unless by inspiration from to reveal what he is. Okay, ikiriho nuko Korani ivuga ko Allah atajya yohereza abahanuzi igihe cyose batavuga, bagomba kuza bavuga ururimi rwabo batumweho. So ukibaza ngo rero byagenze bite kugira ngo Allah yohereze Muhammad kandi nta muhanuzi uzwi amwohereze ngo ku bantu bose, kandi nta muhanuzi uzwi woherejwe ku Bagande, ku Banyarwanda, ku Batanzania, ku Barundi, ku Bakongomani, kubo muri Mozambique, kubo muri Ethiopia, kubo muri Egypte, kubo muri Maroc, kubo muri Tunisia. Abo bose nta bahanuzi boherejwe, nta bahanuzi tuzi boherejwe mu Bashinwa, nta bahanuzi tuzi boherejwe mu Buyapani cyangwa n'ahandi mu bihugu byinshi byo muri Aziya. Hanyuma kubera iki noneho birangira Allah yivuguruje kuri iyo ntego? Ndagira ngo mbizeze ko iyo aya ndaza kuyibashakira mu kiganiro gitaha, nzayibashakira nyibereke. Ubu sinabashije kuyibona, ariko no kubera ko ari byinshi kandi bisaba gushiruka ubute, sinifuza ko ikiganiro gifata umwanya munini cyane. Reka nsoreze hano, mbijeje ko rwose mu kiganiro gitaha iyo aya nza kuyibashakira. Imana ibahe umugisha. Kanda subscribe, kanda kuri like, share, hanyuma unakore download usangiza abandi niba wumvishe ikiganiro cyacu, kugira ngo bifashe Yesu Kristo uko yari ari niko akiri n'uyu munsi, kandi niko azahora iteka ryose, ntahinduka. Ni muzima kandi dufite impamvu zo kumwegera kugira ngo tumubwire ibyacu ibitugoye. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korowani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.